irarimbanije. Ubu tugeze ku kigero cya 80% cyo kuzuza imirimo. Ubwo imirimo mvuga ni ikorwa hano kuri stade ahangaha duhagaze, ariko kandi hakaba n'igice cya Petit Stade ndetse na gymnase paralympique nayo ziri hano inyuma, ndetse na facilities zo kwitorezaho kuri training courts nazo ziri inyuma ya stade. Ibyo byose iyo urebye aho imirimo igeze, tugeze ku kigero cya 80% byo kurangiza imirimo. Biteganijwe ko bitarenze ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2024 imirimo yose izaba yarangiye kuri ibyo bice byose mvuze bigize umushinga muri rusange. Iyi stade ikozwe ku buryo ishobora kwakira ibindi birori bitari iby'umupira w'amaguru gusa nk'uko wari ubibajije. Ni stade ishobora kuberamo ibitaramo, dufite uburyo bwo kurinda ikibuga ku buryo kitakwangirika. Imyanya yo uwicaye areba igitaramo n'uwicaye areba umupira byose biba byenda kumera kimwe, uretse ko n'intebe twashyizemo zirakomeye ku buryo uwabyina rwose ntacyo byatwara stade. Ni stade rero ifite ubushobozi bwo kwakira ibirori byo mu bwoko bwose, byaba ibyo muri siporo ndetse n'ibindi birori byo mu myidagaduro isigaye nk'ibiterane, ibitaramo, amahuriro, inama nini n'ibindi byose ushobora kuba. Cyane cyane ko urabona ko ni stade itwikiriye hose, aho utavuga ngo abantu baricaye izuba ryabishe cyangwa banyagiwe. Ni stade ikozwe ku buryo mu by'ukuri ibyo birori byose byo mu zindi domaine bitari siporo gusa nabyo bishobora kuhabera.